Muri iyi weekend dusoje ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 24 Nyakanga 2021 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya MAINE habaye igikorwa cyo kwizihiza kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 27. Ni umuhango watangiye guhera mu gitondo saa 4 zo ku isaha yo muri iyi leta ya MAINE muri Amerika, aho habanje kubaho imikino ya volleyball ndetse na basketball yahuzaga abanyarwanda batuye muri leta ya MAINE ndetse n'abari baje baturutse muri Boston ndetse na New Hampshire. Bigeze saa 9 haje kuba umupira w'amaguru wahuje abanyarwanda batuye muri iyi leta ya MAINE n'abatuye Dallas. Nyuma yaho guhera saa 1 z'ijoro haza kubaho kwiyakira ko bari bitabiriye iki gikorwa ndetse n'abandi batumirwa. Ni umuhango wari witabiriwe n'abantu basaga 350. Ni ibirori kandi byizihijwe n'itorero ribyina Kinyarwanda ririmo n'abana bato b'abanyarwanda. Mu magambo yahavugiwe harimo wavuze mu izina ry'abagize uruhare mu rugamba rwo kwibohora mu buryo bwa gisirikare witwa Damas Rugaba. Uyu yavuze muri make intandaro y'urugamba rwo kwibohora, avuga ko rwaturutse mu mateka mabi yaranze u Rwanda kuva muri 59 aho abanyarwanda bagizwe impunzi abandi bagafatwa nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Yanavuze kandi ko nyuma y'uko gutahuka mu mahoro binaniranye aribwo hatangiye urugamba rwo kwibohora. Avuga ibice bitandukanye urugamba rwanyuzemo. Nyuma ye Decadalac, uyu akaba City Council wa South Portland, niwe wakurikiyeho. Uyu yashimye ubupfura bw'abanyarwanda n'ubutwari bwabo, avuga ko nubwo jenoside yashegesha umuryango nyarwanda ariko ngo yabaye intandaro yo kwiyubaka mu buryo burambye mu bumwe n'ubwiyunge, ndetse ashima ubutwari bw'abanyarwanda. So the first time I met a Rwandese person was my brother here, Damas, and we're talking about 10 years ago. So I did work with a large Rwandese community members when I was working for the city of Portland, and I learned how kind, passionate, and respectful people they are. So I kept that close to my heart for a very long time, and I told this story last time I was invited in this venue. My father, may peace be upon him, traveled all over the world, and I think it was back in the 80s, I don't remember exactly the date. He traveled to Rwanda and Burundi, and when he came back home, he said, I find out we have cousins in Rwanda. So I did not really register that very well, but when I had the chance to work with so many Rwandese people here in Portland, Maine, I really went back for what he told us when we were very young. And you guys have courage, you have strength, and you come from hard things. The genocide really did not only break you, but it also brought you together and do a lot of reconciliation. So that tells people how strong they are. So thank you, Murakosi. And what a beautiful entertainment with the Rwandese dancers. It is really very important as Black people, and when I talk to people, I always talk about politics. So please, if you are registered to vote, if you can vote, do it. If you can't, help out to mobilize, because we are in a really very difficult times where the Black votes are being oppressed in the South. So my brother is from Dallas, Texas. Sorry that you lost the game, but we want to welcome you to come to Maine and leave Dallas, Texas. Apollinaire Munyaneza, uyu akaba perezida w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri iyi leta ya MAINE, niwe wakurikiyeho. Uyu yashimiye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana witabiriye ubutumire akaza kwifatanya n'aba banyarwanda batuye muri iyi leta ya MAINE kwizihiza kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 27. Yavuze ko urugamba rwo kwibohora abanyarwanda batuye muri leta ya MAINE barukomeje biyubaka,
aho ngo bakoresha ubushobozi bwabo kugira ngo biyubake ndetse bagire icyo bimarira ariko kandi banakimarire n'igihugu. Yanashimiye ambasaderi n'abakozi ba ambasade kuri serivisi nziza baha abanyarwanda batuye muri iyi leta ya MAINE. Nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Matilde Mukantabana, Honorable Dekadalak, City Councilor of South Portland, bashyitsi mwese mwatugendereye kuri uyu munsi muturutse impande zose, ari abaturutse Dallas, abaturutse Boston, abaturutse ibice bitandukanye, nongeye kubakira kandi mbashimira ko mwaje kwifatanya natwe. Ni iteka rikomeye mwaduteye, mwakoze cyane, ndasaba mubampera amashyi menshi cyane. Reka kandi nongere nshimire ambasaderi witabiriye ubutumire bwacu. Twaramutumiye ngo aze twifatanye kuri uyu munsi ukomeye mu mateka yacu. Ubutumire arabwakira kandi arabwubahiriza. Nyakubahwa ambasada, mwakoze kuza kudutera iteka. Dekadala, your speech was very moving. I like the fact that from a bad situation like the genocide, you said where the genocide broke us, but also brought us together. So from a bad situation, there's always an opportunity. Thank you so much for giving us that reminder. Nkuko Damasi yabivuze, itariki ya 4 z'ukwa karindwi 1994 nibwo jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe n'ingabo zari iza RPA icyo gihe, mu butwari bukomeye cyane. Nyuma yaho amahanga n'abantu benshi batereranye abanyarwanda, ariko abana b'u Rwanda baritanga, abenshi basiga ubuzima, abandi barakomereka, ariko uyu munsi tukabajya kwicara hano twishimye. U Rwanda akaba ari igihugu giteye imbere, abantu bose bishima, atari abanyarwanda gusa ahubwo n'abanyamahanga. Twiha amashyi banyarwanda, tumeze neza. Nyakubahwa ambasaderi, abanyarwanda batuye MAINE ntago batanzwe mu rugamba rwo kwibohora. Nubwo intambara y'amasasu yarangiye, ariko kwibohora Damasi yabivuze n'urugendo rurerure rw'igihe kirekire. Harimo kurwanya ubukene, harimo guhindura imyumvire n'imitekerereze. Abanyarwanda batuye MAINE rero babyitayeho. Uko mutureba hano twicaye, harimo ba rwiyemezamirimo benshi kandi bakomeye, bafite companies, bakoresha abakozi barenga nk'ijana. Akaba ari impamvu ikomeye mu rugamba rwo kubohora abaturage abanyarwanda batuye MAINE babyumvise, bagahesha agaciro amaraso abana b'abanyarwanda bamennye ntapfa ubusa, ahubwo bakagera no muri Amerika bakayiteza imbere, bagateza imbere n'abanyarwanda bandi muri rusange. Nyakubahwa ambasaderi, umuryango wa MAINE w'abanyarwanda urakomeye kandi uhagaze neza mu rugamba rwo kwibohora. Abanyarwanda batuye MAINE kandi barashimira embassy service muduha iyo tubagana. Abenshi bajya DC, iyo bagiyeyo bagaruka batubwira ko bisanze mu rugo nk'iwabo nko mu Rwanda, bitewe n'ubushobozi n'ubunyamwuga abakozi ba ambasade bakoresha mu kuduha service. Turabibashimira cyane. Abaturage ba MAINE bantumye ngo tubashimire izo service nziza muduha, bituma dukomeza iyo link, iyo connection n'u Rwanda, tugakomeza kumva ko turi mu rugo. Yewe na service zitangwa binyuze mu yakure nazo turazishima kandi zikorwa neza cyane. Turagira ngo tubashimire ko ambassador. Ngarutse rero ku bikorwa byaranze uyu munsi, ibikorwa by'imikino, reka by'umwihariko nshimire Union Club. Union Club yadushakiye amakipe akomeye, aturutse Dallas, aturutse Boston. Mwabonye ko umunsi wacu wagenze neza cyane kuva mu gisono kugera kuri iyi saha tugisusurutse. Mwakoze cyane Union Club, nabo mwafatanyije turabashimiye cyane.
imikino rero inyuze muri siporo ikemura ibibazo byinshi, ari ibijyanye no kwigunga, ari ibijyanye n'imibereho. Siporo ikemura ibibazo byinshi muri sosiyete, akaba ariyo mpamvu mwabonye n'itorero ry'abana nabwo ni mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda na community muri rusange bave mu bwigunge kandi bashyigikira n'indangagaciro za kinyarwanda, yewe n'iyo twaba turi kure mu mahanga. Ibyo rero ni bimwe mu bintu abanyarwanda batuye MAINE bitaho, kandi nyakubahwa ambasada bazakomeza bishyiremo ingufu, bateze imbere indangagaciro za kinyarwanda, kandi aho turi hose tuzahagarara nk'abanyarwanda bihesha agaciro kandi bafite ishema. Hakurikiyeho ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana, uyu ndetse wari n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, yashimiye umuryango w'abanyarwanda batuye muri iyi leta ya MAINE ku gutegura iki gikorwa cyo kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 27, ariko yibutsa ko kwibohora ari urugendo rugikomeza. Nanjye ngiye kuvuga mu kinyarwanda kuko nicyo kintu kituzana hano kandi bitugirira byose. Reka maze mbashimire cyane, kandi mbashimire no mu izina ryabo twazanye, Colonel Raoul ari hariya na Francis. Yenda muhagurutse bababona kuko bavugaga batanga service, nibo ndagira ngo nabo muwashimire, ntabwo ari gihe. Na Francis icyo rero nyine uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane. Inshuti zacu twese muri hano, nta kintu cyiza nko kuza muri gihe cya COVID tukaza dusanga ibintu bimeze nk'ibi ngibi. Sindabona ibintu binejeje nk'ibintu byabereye hano MAINE, niko mwagize neza cyane. Twatekereje umuntu akabona ameze nk'aho twagiye mu Rwanda, abantu bagize umuco. Iki kintu ni ikintu twese tuzajya tubigiraho aho abantu bose bari, kandi mwakoze cyane kuko ibyo naye no kuvuga dama namwe mwabivuze ku byerekeye kwibohora. Nk'uko mwabivuze n'urugendo, kwibohora n'urugendo. Ndabanza nanjye mpagarare hano mbaze nshimira hano hari benshi cyane bafashije mu byo kwibohora no kwemera gutanga ubuzima bwabo kugira tubone igihugu. Ikintu rero twabonye kuri iyi tariki ya 4 ni nko kuvuga ngo ntabwo mwapfuye, ubuzima bwagarutse, igihugu mwongeye muravuka. Niko ibintu byabaye, kubera ko niba mubyibuka neza igihugu cyacu cyari cyasigaye kure cyane, ntaho turi, ariko tugira abantu wagira ako kantu k'agatara kasigaye, ariko leadership yacu baraza badukura muri ibyo byago batugeza ahantu n'ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza ati igihugu cyavuye aho u Rwanda rwavuye kigeze gute hano. Ni ukubera mbere ko bigitangira bari bafite umurongo bagenderagaho. Uwo murongo na n'ubu iteka ukomeza ugaruka, ni ukuvuga ngo icyo dushaka gukuramo ni ubumwe bw'abanyarwanda bose. Nicyo kintu cyatuzanye hano, ni ubwo bumwe. Umuntu wese atanga icyo ashoboye cyose agire accountability. Sinzi ko mwabyumvise bya bindi bitatu biranga icyakomeje gipushinga igihugu cyacu, ni unity, accountability and thinking big. Iteka tugenda twarangije kwibohora, igihugu kiri mu mahoro, gifite security. Nkuko munabyumva gishobora kijya no gufasha n'abandi kugira ngo nabo barebe yuko bagira izo security. Ariko iteka ntabwo ari aho tuzagara. Ni nayo mpamvu turi hano, cyane cyane ndeba bari abantu batoya, yuko urugendo rugomba gukomeza rwo kwibohora ruhari, ruracyari imbere. Icyo kintu twavuze yuko igihugu cyacu turi gitoya ariko tureba kure, nkuko mwagiye mubivuga. Ndavuga kuko nta byinshi mwagiye mubivugaho ku buryo sinshaka no kubigarukaho, ariko hari ibintu bikeya navugaho yenda kugira mwumve aho kigeze. Yanabibukije kandi ko mu rugamba rwo kwibohora u Rwanda rutireba rwonyine, ahubwo rujya no gufasha n'ibindi bihugu ahari ibibazo. Yabwiye abari baraha ko Diaspora igira uruhare mu kubaka u Rwanda,
kandi ko ambasade yiteguye gufasha ababishaka kugira ngo batange umusanzu mu kubaka igihugu cyabo. Igihugu cyacu ntabwo kirebera gusa u Rwanda. Nk'ubu ngubu za advancements nyinshi tumaze kugira mu gihugu muri iyi myaka iza, muzi kwiteka tugenda thinking big, muzi nk'ibya technology. Nk'ubu ngubu ibyo ukora byose kandi tuzakomeza tugirana neza. Ngira Francis yabibabwira, natwe kureba uko twogereza abantu service, nko gutanga passport ziri hafi, nko kugira ibyo byose kugira abantu bagende babona uko tubigira. Ariko nka biriya Rwanda online, biriya abantu bashobora kugenda bagasora bakagira ibintu byose, ibyo byakozwe n'umwana utwaye iyo knowledge avuye hano. Hari abana bato basigaye bagenda bagafasha igihugu mu bumenyi bwabo mu buryo bwinshi. Kandi namwe nzi neza ko hano nk'uko mwabivuze hano ni community yifashije cyane. Namwe nicyo nyine tuba tubategerejeho, ariko n'ubundi murabikora, kuko ku mugani uhera kuri community yawe mbere y'uko unafasha n'abandi bari nakure. Ibyo rero nyine nkaba mbabwiye nti turategereje, niba hari abantu bazajya bashaka izo contribution mutabonye inzira cyangwa bwa mbere byabagoye, ubu ngubu ntekereza uko ibintu bigenda bigira ari nako byoroha. Ikindi cya nyuma n'ama services yo kurambase, at least ibyo turabizeza yuko mushaka gukora ibintu byanyu hariya cyangwa ibipapuro cyangwa ibiki. Ibyo rero tukaba tubashimiye, ntabwo ngiye kuvuga menshi cyane. Mwadutumiye twaje kandi twanezerewe cyane. Reka mbabwira kanyuma, hari umugabo ngo wigeze kujya muri, mwese muramuza babaye i Rwanda, wari umugabo wigeze kujya muri mission, noneho ngo aragenda bamwakira neza cyane. Noneho agarutse baramubwira ati byagenze bite? Ati ati twahageze badufata mu modoka nziza, ati hanyuma turagenda baduha ibyo kunywa, turangije turarya, turongera turagira noneho ararangiza akomeza avuga ati nuko hacamo nk'amasaha 2 turongera turarya, turongera turanywa, noneho turongera turarya. Ati noneho baravuga, none si cyo wakoze muri mission iki? Wagiye kurya no kunywa no kongera ukagira none. So natwe nuko byagenze, twanezerewe ku buryo nabuze aho mpera naho mvuga. Raporo sinzi aho zabigira. Murakoze cyane. Uyu muhango waje gusozwa hagana saa 6 z'ijoro ku isaha yo muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio muri Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika.